nshuro ya mbere ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika bikaba byageze mu karere ka Rusizi. Kuri uyu wa 12 Ukwakira 2024 ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival byari byageze mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe, aho abakunzi b'umuziki n'abahanzi bataramiye bigatinda. Ni igitaramo abakunzi b'umuziki bitabiriye ari benshi n'ikirere kikababera cyiza. Ibi bikaba byari bitandukanye n'ahandi henshi banyuze kuko imvura yanyuzagamo ikabanyagira. Kuri ibi bitaramo rero ku ikubitiro Kenny Solo niwe wabanje ku rubyiniro. Uyu muhanzi wari kumwe n'umubyinnyi we batanze ibyishimo ku bakunzi b'umuziki bari bakoraniye muri stade ya Rusizi. Nyuma ya Kenny Solo hakurikiyeho Ruti Joel ukora umuziki gakondo yitabajwe muri ibi bitaramo, akaba akunze kugaragara ari kumwe n'intore babana mu bihe by'Imana. Nubwo mu by'ukuri batasimbukaga ngo babyine, wabonaga ko abakunzi b'umuziki bazi neza indirimbo z'uyu musore baziririmba, ndetse ubishoboye ukabona ateze amaboko agiye ku rubyiniro abyinanye nabo. Iza niwe wabaye uwa gatatu ku rubyiniro. Uyu mukobwa utari witwaje ababyinnyi yakoresheje imbaraga nyinshi ngo abyinisha abakunzi b'umuziki we bari benshi muri icyo gitaramo. Bwiza ubwo yari ku rubyiniro yanyuzagamo agaha impano abakunzi be. Ibi byatumye benshi bishima bikomeye, uyu mukobwa barushaho kumwishimira. Nyuma ya Bwiza hakurikiyeho Dani Nanone. Uyu musore wari wahinduye itsinda rimucurangira ntabwo byigeze bimuhungabanya ku rubyiniro. Dani Nanone usanzwe acurangirwa na Sonic Band, kuri iyi nshuro yacurangirwaga na Symphony Band basanzwe bacurangira benshi mu bahanzi bari muri ibi bitaramo. Uyu muraperi yasimbuwe ku rubyiniro na mugenzi we Bushari, nawe utarigeze yoroherwa n'abakunzi b'umuziki we kuko yabasimbukishije kuva ku ndirimbo ye ya mbere kugeza ku ya nyuma. Bushari uri mu bahanzi bishimiwe yatunguwe n'umusore ufite ubumuga wamusanze ku rubyiniro amuririmbira igitero kimwe mu ndirimbo ze, ndetse ahita yiyemeza kuzamushimira. Ni igikorwa cyatumye Bushari arushaho kwigarurira imitima y'abari muri iki gitaramo. Nyuma ya Bushari hakurikiyeho Chris Easy wanataramiye abakunzi be bajya mu bicu kuko bakunda ibihangano bye muri rusange. Uyu muraperi wishimiwe bikomeye yavuye ku rubyiniro aho umwanya Bruce Melody basoje iki gitaramo. Mu gihe kirenga isaha yamaze ku rubyiniro yashimishije abakunzi be bikomeye. Uyu muhanzi niwe washyize akadomo kuri iki gitaramo cyaberaga mu karere ka Rusizi. Nyuma y'iki gitaramo byitezwe ko ibi bitaramo bizasorezwa mu karere ka Rubavu ku itariki 19 Ukwakira 2024. Impanuka yahitanye abantu 37 barakomereka mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira mu kagari ka Karengera mu mudugudu wa Nyarusange. Habereye impanuka y'imodoka ebyiri zari zitwaye abagenzi zagonganye bitewe n'umuvuduko. Abantu 3 bahita bahasiga ubuzima, abandi barakomereka bikomeye. 31 barakomereka byoroheje. Ni impanuka rero yabaye mu masaha make yatambutse kuri iyi tariki 13 z'ukwa 10 2024. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yatangarije Kigali Today ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko ukabije, aho imodoka zo mu bwoko bwa minibus zavaga i Kigali zivuye mu bukwe zerekeza i Muhanga, imwe yagonze indi inyuma yirenza umuhanda. Yakomeje agira ati yagonze kuko yari ifite umuvuduko mwinshi, yatumye indi irenga umuhanda igwa muri metero 30, naho yagonze itangirwa n'ibyuma biri ku mbago z'umuhanda. Abakomeretse bajyanywe kwa muganga ku bitaro bya Kabgayi i Muhanga. Abandi 3 bakomeretse cyane batwarwa kuvurirwa i Kigali. Imirambo ijyanwa mu bitaro bya Kacyiru. Facebook Kayigi
SP Kayigi avuga ko abatwara ibinyabiziga bakwiye kumenya ko baba batwaye n'ubuzima bw'abandi bakirinda gukora amakosa ashyira ubuzima bwabo mu kaga. Yakomeje agira ati umushoferi aba akwiye gushyira ubwonko ku kinyabiziga atwaye, akirinda gutwara acunganwa na kamera ziri ku muhanda ndetse no gucunganwa na polisi iri mu kazi, kuko usanga aribwo akora amakosa kuko yumva ko ntawe uri kumureba. SP Kayigi avuga ko abatwara ibinyabiziga badakurikije amategeko y'umuhanda ari kuri SP Kayigi avuga ko abatwara ibinyabiziga badakurikije amategeko y'umuhanda arimo kuringaniza umuvuduko no kutubahiriza ibisikana mu muhanda bakora impanuka kandi zikomeye zigahitana ubuzima bw'abantu ndetse abandi bakazikomerekeramo. Yakomeje agira ati turasaba gukora akazi kabo birinda uburangare, birinda gukora amakosa ayo ariyo yose ateza impanuka, ariko tunibutsa n'abagenzi baba bari mu modoka ko mu gihe umushoferi akora amakosa kandi atwaye, ubuzima bwabo badakwiye kuyarebera, bakwiye kumwibutsa ko atwaye ubuzima bwabo ndetse byaba ngombwa bagatanga amakuru ku rwego rwa polisi. SP Kayigi yihanganishije imiryango y'ababuze ababo ndetse abakomeretse avuga ko bazakomeza kwitabwaho uko bikwiye kugira ngo bavurwe bakire. Ni impanuka rero yabaye muri iki gitondo tariki 13 z'ukwa 10/2024, ikaba yaguyemo abantu batatu, umubare w'abantu benshi barakomereka. Ni ibintu rero bibabaje, ni ibintu biteye agahinda, ariko kandi nanone ntitwabura kubwira imiryango yabuze ababo ko igomba kwihangana kandi tuyibwire bati nta kundi, bitabye Imana nabo reka tubifurize iruhuko ridashira. Ni impanuka rero zikomeje guteza ikibazo muri iki gihugu cyacu, aho muri uku kwezi hamaze kuba impanuka zirenga mu 10. Ni ukuri biteye ubwoba, hakenewe ubukangurambaga ndetse no kongera gushishikariza abatwara ibinyabiziga kugenda ku muvuduko muke no kwirinda amakosa kugira ngo udakomeza gutwara ubuzima bw'abantu ubutitsa. Aya makuru rero akugeraho buri munsi, amakuru mashya aba yasohotse nta handi wapfa kuyabona. Iyi cano ni imwe muzizana amakuru agezweho kandi yasohokeye igihe. Icyo bigusaba ni ugukanda kuri subscribe kugira ngo video nshya yasohotse nawe ujye uyibona mu bambere. Reka mbashimire rero, Imana ibahe ibyiza kandi ibarinde ikibi.